Thousand Hills Empire umeze neza Elvin. turakomeye ariko ntago gahora gahanze kandi ibyishimo ntago burya bijya bitinda. Mu kanya twari tumeze neza mu masaha atambutse, ariko twakiriye inkuru hano muri Thousand Hills duciyemo igikubo, inkuru y'impanuka. Twumva rwose turazengerejwe pe. Inkuru ibabaje cyane. Ngo byagenze gute? bisi yavaga bisi yari igeze Rulindo ya International, igwa mu manga, ita umuhanda iragenda igwa mu manga. Ni bisi nini zitwara abantu benshi kubera ko ngo yarimo abantu barenga 50. Ubu tuvugana mu isaha ishize twari tumenya amakuru ko abantu 16 bamaze gupfa muri iyo bisi. Urumva ni umubare w'abantu benshi, abantu 16. Abandi bakomeretse bajyanye kwa muganga. Gusa ugeze ahantu iyo bisi yaguye ntushobora kumenya ko hari n'umuntu warokoka, ko bisi ngo yamanutse yikurunga mu manga, igenda ibirometero 2 irimo yibarangura. Tekereza icyo kintu nk'icyo, gishyire muri logique, wumva iyo manga ukuntu ireshya. Utekereze abarimo bakurikirana kuri Thousand Hills Empire, murimo murabona ayo mafoto. Reba ukuntu bisi yashwanyaguritse, ntiwamenya ko ari bisi, wagira ngo ni ikintu cy'igikankari abana bakiniragamo wenda iby'abana. Bakubwiye ko ari bisi ya Company International nshyashya muri z'ama Yutong zitwara abantu benshi z'amakoci. Ntago wabyemera, ushobora kugira ngo birababaje cyane. Hariya muri kariya karere ka Rulindo hari imihanda iri hejuru ku musozi, ku buryo niyo aba atari imodoka ukahagarara ukibeshya ukanyerera. Ewana, sinzi niba n'amagufa yabayabona, ariko dukomeza kwihanganisha abahuye n'ibyago bakabura abantu, abakomeretse, abahuye n'isanganya nk'iyo, dukomeze tubihanganishe. Waba wamenye icyateye iyo mpanuka? Akenshi impanuka nk'izi ngizi iyo hagikorwa iperereza ry'ibanze ariko no kurokora abantu, kuko urumva iyi mpanuka yabaye kuri uyu munsi ku wa kabiri, ni mu murenge wa Rusiga mu karere ka Rulindo. Ubwo rero impanuka ya bisi itwara abagenzi ya Company International, Twitter ya polisi yavugaga ko iyo bisi yakoze impanuka. Nta nubwo bari bakamenya umubare w'abantu bapfuye, ariko amakuru tumaze gukusanya nuko umubare w'abantu bamaze gupfa ari 16. Abandi ntabwo byari byamenyekana ibyabo, ko hari abarembye cyane, hari abari muri critical conditions. Ariko turaza uko tugenda tumenya amakuru y'abagiye bahitanwa n'iyo mpanuka cyangwa wenda bakomeretse n'andi makuru, turagenda tubaha update. Ariko urumva biratangaje kuba bisi yakwibarangura ibirometero 2. Sinzi niba uri kubyumva man, kwibarangura ibirometero 2, abantu 16 bonyine akaba aribo bapfa. Ibirometero 2 igenda yibarangura, imanuka. Kuko aho umuhanda uri muri iyo manga kuhamanuka ni 2 kilometero kugeza aho imodoka yiswe ko yaparitse. Mu masaha yashize bari barimo bakuramo umuntu witwa Karuwanyuma wafashwe n'ibyuma, ariko nabyo byarangiye nawe umwuka umushizemo, ntago yabashe kuharenga. Niyo wujuje nyine wa 16 bari bamaze kumenyekana bahitanwe n'iyo mpanuka. Ariko ni ibintu biteye ubwoba rwose ko ntago ari ikintu cyiza. Ariko impanuka nk'izi nibyo nari kuvuga, uri kumbaza impamvu ishobora kuyitera. Akenshi zitezwa ubuzima bwa bisi, bwo ntago ari bwo, kubera ko bisi ni nshyashya. Izi bisi za International ni nshyashya, ntago zimaze iminsi myinshi mu Rwanda. Zishobora kuba zigifite n'amasiranse ya tourist. Ikindi cya kabiri, bishobora kuba byaterwa n'umuvuduko cyangwa kudepasanya. Kuko coach ubundi nuko ari hano mu Rwanda mu mihanda mibi iba yemerewe kugenda ibirometero 80, gusa nayo amategeko y'ibirometero 60 ahantu mu nsisiro ku modoka zitwara abantu hamwe arabyemera. Ariko hari igihe usanga nk'izo bisi zidafite utugabanya muvuduko, speed governor, ugasanga ntayafite, batarazishyiramo, cyangwa wenda bakaba baranayishyizemo, umushoferi akaba afite amayeri yo kuba yayicomora. Ko polisi yagiye ifata abantu benshi bagiye bacomora ama speed governor mu modoka yabo, bashaka kwihuta bazi ko batari guhura n'abapolisi.
ngo bagereyo vuba, bakibagirwa gahunda yagerayo amahoro. Nicyo kintu cya mbere, kugerayo vuba ntacyo bimaze, ahubwo icy'ingenzi ni uko abantu bagenda ariko bakagerayo vuba, ariko bakagerayo amahoro, kubera ko n'ubundi imodoka ntabwo ari icuguti ngo baragenda bayisunika, n'ubundi bigenda kandi yihuta. Ni transport dufite yihuta hano mu Rwanda, ukuyeho indege n'izi modoka wenda ziri prive, kubera ko zo zigendera ku byapa byo mu muhanda, zishobora kurenza iyo speed ya 60 ku isaha. Ariko ibyo bintu bibiri nibyo bishobora kubaho. Wenda abajya bakora amasafari maremare, hari n'igihe tujya tuvuga ko wenda shoferi ashobora kuba agatotsi kamwibye, ariko byose nabiha amahirwe. Mu barokotse rero bari buze gutanga ubuhamya, nibo bashobora kuza kutubwira uko byagenze, nibo bashobora kuza kuduha amakuru y'uko byagenze kugira ngo iyo mpanuka ibe. Nibo bashobora kuvuga ko urumva ahantu aha Rusiga, mu murenge wa Rusiga ndahazi, kuri uyu muhanda biragoye ko wabona n'abantu benshi, kereka iguye nko ku isantere kandi nta manga iri ku isantere hariya. Biragoye ko wanabona abantu benshi ku muhanda ku buryo umuntu yakubwira ati byagenze gutya byagenze gutya. Ariko ikiriho cyo ndi gutekereza nuko mu kanya turaza kugera aho byabereye kuri tere, noneho tubashe gukurura amakuru, tumenye icyaba cyabiteye, tubacukumburire. Ariko updates yari hari nyine mu makuru asanzwe acaracara, nuko u Rwanda rwahombye abaturage barwo bagera kuri 16, abandi bakaba bakomeretse. Ubwo uko umubare ugenda wiyongera nubwo tutabyifuza, ariko uburyo iyi mpanuka yabaye bari buze kugenda biyongera. Uko byagenda kose impanuka yari iteye ubwoba. Abantu 16 ni benshi muri bisi imwe bapfuye mu bantu 50. Ubwo urumva abagera nko kuri 28-30 nibo baba babashe kurokoka iyo mpanuka. Bigaragaza rero ko aba ari impanuka ikomeye. Twihanganishe imiryango y'ababuze ababo, mukomere muri ibi bihe by'akababaro, kandi tubafasha mu mugongo. Ni ukuri ni ibintu biba biciyemo igikuba sosiyete nyarwanda n'abandi bantu, ko abapfuye, abatabarutse, abashizemo umwuka ni abantu bacu, ni abavandimwe bacu, ariko nta kundi muri iyi si niko bigenda. Niyo nzira nyine, abantu barapfa, abantu bahura n'ibibazo, abantu bararwara. Nibyo byago twahuye nabyo kubera icyaha cya Adamu na Eva, ababyeyi bacu ba mbere. Ariko twizera ko buri Imana hari ibyiza iduteganyiriza biri imbere. ngayo nguko Thousand Hills update nakagaruka. Ariko ntibibagirwe gukora subscribe, like, share na comment, kandi twishimira urukundo mugenda mutugaragariza. Tuzagenda tubaha updates atandukanye mu bintu bitandukanye buri munsi, kandi twizeye ko turi kumwe kugira ngo tujye tubibaha ibintu byiza nk'ibyo ngibyo. Alright.